uwububa abonwa n'uhagaze. Dore ndetse Devu dayimoni yaje kwa Teta. Wibuke ikimuzanye, bashaka kugarura Teta. Ese birashoboka ko Teta ari bugaruke? Ndagira ukurikira unarebe aka kanya. Dore ukagenda, dore uko yububa, yo dore ukagenda, ako kanya. Hanyuma kumbi imbere ye dore cya gipupe. Kurikira unarebe ako kanya yahise afata cya gipupe. Agifata cya gipupe ako kanya yarasetse. Niki gitumye aseka? Ndagira ngo ukurikira unarebe ni mpamvu cyasetse. Kandi nanone wibuke ndetse iki gipupe nicyo ndetse cyakirimo amajini cyo Teta yahamuriragamo. Ndagira ngo ukurikire kandi bagisoye bagishyira hanze. Ako kanya nibwo ndetse kiyazaga mukuza ako kanya. Ndagira ukurikira unarebe kuza ako kanya nibwo ahamutse avuza induru. Abitabaza aravuga ngo ni muntabare, avuza induru. George avuza induru ngo ni muntabare. Ako kanya ndetse tugaruka hakuno. Wibuke bari kuganira ku by'iki gipupe, kandi igipupe twamaze kumenya ko ndetse Devu yakigezeho. Ese birarangira gute? Biragenda gute? Kandi iki gipupe kirimo ibiteye ubwoba byinshi. Tugaruka nanone ndetse kuwitwa ndetse Kiramani ari kumubwira ngo ariko ati wakuyemo iyo mpeta yikuremo. Ati utayikuramo ntabwo tuzongera gukundana. Unaramubwira ngo ariko urambwira ngo impeta yikuremo, ubundi impeta iri hehe? Urabona ubwo utari umusazi impeta ibaye impeta. Ari kumubwira ngo ntayo ndi kubona, nyamara mikiwe impeta ari kwibona, natwe kandi impeta turi kwibona. Ese Kiramani yaba yindutse? Byaba bigenze gute? Ese dayimoni Teta yaba mugarukiye? Ndagira ukurikira unarebe ako kanya ndetse Kiramani ari kuvuga ngo iyi ngiyi ntabwo ari impeta, ngo niwe yishushanyije. Twebwe turi kubona ikintu cyitwa impeta. Ese biragenda gute? Birarangira gute? Katurari iyi filime uko biri buze kugenda. Kurikira unarebe kuko turayitangiye aka kanya. Yes, right. Reka nsuhuze bakunzi ba Devira, nongere mbifurize amahoro y'Imana no kubana n'umwuka wera, ndetse mbifurize igitondo cyiza. Mbwira abari mu mahanga ngo umunsi mwiza. Nsuhuje abadiaspora, nsuhuje abari mu mahanga ku migabane itandukanye, Abarundi, Abanyarwanda, ndetse abari muri Congo, abari ndetse Mozambique, muri Centrafrica, mbese muri Afrika yose ndabasuhuje, ndetse n'abari muri Amerika, n'abari ndetse mu bindi bihugu by'i Burayi bose. Reka mbabwire ngo mwarakoze, Imana ibaha umugisha, kuko aho tugeze ni mwebwe, kandi inkunga zanyu n'ukuri tukomeje kubashimira. Dutangirane n'iyi season Devira cyangwa se Sekibi. Ariko mbere yuko dutangira nabanza nkakubaza ngo igihe umaze ureba iyi filime, inyigisho cyangwa se ni iyihe nyigisho ukuyemo? Ese ni iyihe nama ukuye muri iyi filime turimo tureba cyangwa se turimo dukomeza kureba? Ese waba hari icyo wungutsemo? Iyi filime yatuganirije ku butumwa bwiza bwa Yesu Kristo, ituganiriza ku muntu ukorera Satani uburyo Satani ahemba nabi, ituganiriza urukundo ndetse icyo ruvuze, ituganiriza ku bijyanye n'abashakanye, ituganiriza ku bantu ndetse bajya gushaka inda cyangwa se bajya gutega mu migina. Byose twagiye tubireba. Igenda ituganiriza ku kintu kijyanye ndetse no kuba umuntu ari umugome, ituganiriza ku banyamasengesho bimbitse ba nyabo, ituganiriza kuri pasiteri ndetse udakurikirana impiya kandi akunda ndetse kubana n'abana b'Imana kandi akagendera mu kuri, ituganiriza mu kwihanganira ikigeragezo n'intambara, ituganiriza mu nzira umukristo acamo igoranye y'ibigeragezo ariko akihangana. Twagiye tubona uburyo pasiteri afite mama we urwaye ndetse indwara, ndetse yabuze n'ubushobozi bwo kujya kumuvuza, ariko iyo ndwara ntimutere ndetse ubwoba agakomeza guhangana no kurasana n'imbaraga z'umwijima kubwo kugira ngo abana b'Imana baronke ubugingo. Sinabyo gusa, twagiye tuganira mu mabizinesi agiye atandukanye, tuganira uburyo Satani cyangwa se tureba uburyo Satani afite imbaraga kandi ngo hari ibyo atanga bakabanza bakamuha ibitambo. Tugenda tureba uburyo ndetse abantu batamba abandi kubwo kugira ngo babone ubutunzi cyangwa se babashe gukira. Tugenda tureba uburyo bagiye ndetse babona ko ibyo bakoze ari amakosa bakongera bakagarukira Uwiteka, ariko nuko bagarukiye Uwiteka ntibabuze gukomeza kwinangira imitima. Hanze hari abo bantu bakomeza kwinangira imitima, barahari abo bantu hanze
abakomeza kurwanya ndetse abana b'Imana barahari, ariko ndagira ngo ubwire ngo nshuti z'umusaraba, nshuti za Yesu, komera ku Uwiteka, komera ku ijambo wavuganye n'Imana. Turacyari gusesengura Devira, nibwo twari kumwe na Kiramani, hanyuma Kiramani ndetse n'umugore we Miki niwe tugarukanye ubu, niwe Miki, kuko teta we yararimbutse. Niko twebwe tureba filime cyangwa se tubona iby'iyi filime dusanga teta yararimbutse, ariko Miki ndetse arimo aganira na Kiramani, hanyuma amubwira ati rero ati ugomba gusenga cyane kuko ibi turiho tureba kuko ntibisanzwe, kuko teta byanze bikunze nitudasenga dukomeze tubane n'Imana azagaruka. Hanyuma baraganira bavugana kuri kiriya gipupi cyangwa se kiriya gipupi, nicyo bavuganye. Aramubwira ngo nibutse kiriya gipupi imbaraga teta ndetse yaragiye kwicana hejuru ya kiriya gipupi, nawe ndetse wakireba warangiza ukabona ko ndetse ukongera ukibuka ibya teta. Byanze bikunze kiriya gipupi kirimo imihamuro cyangwa se kirimo nyabinge za teta. Bantu b'Imana mujye mwitondera abantu ndetse bakuru bakunda ibipupe, kuko ntabwo muzi imihamuro yabirimo, kandi buri kintu cyose mujye mwitondera buri kintu cy'umuntu, kubera ko ndi muzi icyo aba yaragitongereyeho. Ndagira ngo ukurikire unarebe iby'iyi filime. Hanyuma muri ako kanya ndetse Miki aramubwira ngo rero ntabwo ugomba kunkoraho batarabanza kugusengera, kubera ko byanze bikunze ufite amajini, ufite abadayimoni, ufite imyuka mibi, kandi ufite imbaraga z'umwijima. Bagomba kugusengera bakabanza bakaguhumanuza, kandi tugomba kubwira abapasiteri bakaza bagasengera ino nzu, barangiza bakayihumanuza bakayitera amazi ndetse y'umugisha. Hanyuma Kiramani avuga ati ibyiza nuko buri kintu cyose kiri muri iyi nzu twagifata tukagitwika cyangwa se tukagisohora tukakigurisha, hanyuma kubwo kugira ngo ndetse ikintu cyose tete yakozeho kive mu buzima bwacu. Undi aramubwira Miki ati sibyo by'ingenzi, ahubwo icy'ingenzi nuko tugomba guhamagara abakozi b'Imana, abasizwe amavuta n'Uwiteka, bakamanuka ndetse bakaza bakasengera iyi nzu, natwe bakadusengera. Kiramani ntiyabyumva. Kiramani ndetse atangira kwibaza byinshi. Tugaruka ndetse kuri abakobwa bacu, babakobwa b'abatesi ndetse babandi ndetse mukunda cyane, bakunda ndetse kwiganirira cyane, bagira utugambo twinshi two kwiganirira, ariwe bita ndetse Aisha n'uwo bita ndetse Claudia. Urabona koko barimo baraganira ndetse bishimye ndetse baseka kandi ndetse bameze neza. Ako kanya nibwo Bobo yakomangaga, hanyuma mu gukomanga kwa Bobo ako kanya ndetse bahise bamuha karibu, ariko bamuha karibu bamuseka cyane. Kubera iki? Bibutse ibintu byabaye kuri Bobo ndetse baratangara ndetse bibaza byinshi birabashobera, kubera ko Bobo icyo gihe yari yahindutse idayimoni. Reka nkubwire nshuti y'umusaraba, iyo uri mu kigeragezo abantu baraguseka, bagufataho ijambo, barakureba ndetse nawe wajya ureba ukavuga ati nshobora kuba nineyeho, nshobora kuba se cyangwa se hari umwanda mfite, ndetse mbese ukajya utinya no kugenda gusura abantu cyangwa se kujya gusenga bitewe na bya bindi ndetse bagukorera. Ariko ndagira ngo ubwire ngo iyo uhamye mu kigeragezo ukihanganira intambara, ukihanganira urugamba, igihe kiragera ibintu bigahinduka, amateka agahinduka, ibyari nk'imisozi bikaritagurika, maze Uwiteka agakora imirimo n'ibitangaza, yarangiza agakoza isoni umugambi mubi wa Satani cyangwa se umugambi mubisha. Bakomeje ndetse guseka banishimye, ariko ntabwo ari umutima mubi n'ukuri, ahubwo nibyo abibutse. Ako kanya batangira kugira gute? Batangira kumunyega ndetse batangira no kumugira gute? Batangira kumunyega ndetse batangira kumera nkaho batangiye kumubaza ubuzima bwe bwa buri munsi. Batangira kumubaza ati Bobo, tubwira ubundi ubana na mama wawe, ubana n'umuryango wawe? Undi ati hoya, ati ntabwo mbana n'umuryango wawe. Mbese batangira kumunyega cyane ndetse banamuseka banamunyuzura. Reba nawe, rebere. Tugaruka hakuno nanone kuwitwa ndetse Jojo niyo tugarutseho, arimo arandika. Jojo ari kwandika iki? Ndumva ameze nk'ari kwandika ngo amateka ngo ndetse ya teta, cyangwa se ari gushaka amakuru ya teta, kuko n'ubundi ngo yigiye iby'ubunyamakuru cyangwa se ibyo kwandika igitabo. Hanyuma ubwo yari ari kwandika ndetse aratangira ati nzahera ku nkuru ya teta ese uko yapfuye, uko yazutse, ese nzamwita muzuka, nzagira. Hanyuma uko ari kubikora ako kanya tugaruka nanone
kuwitwa ndetse mama Sorombo cyangwa se mama Fabiola cyangwa se mama Teta niwe tugarutseho, ndetse n'umuvandimwe we ukunda gusenga w'umunyamasengesho cyane. Barimo baraganira, ariko uko bari kugenda baganira ni nako ndetse mama Teta ndetse ari magenda ameze nkaho ari kugenda abundabunda, ameze nka wa muntu ndetse uri kubise ariko bitaraza ndetse byacanga canze, ari kwibaza ngo mbese biragenda gute, ndabyara gute. Uyu nawe ameze nta kwizera afite muri we, ari kumva ko byamurangiranye, ya mana yasenze imukura mu bapfumu, ari kumva ko iyo mana itagishoboka, iyo mana itagihari. Ahubwo akavuga ngo rero Teta naramuka azaturimbura. Undi akamubwira ati dufite imana, dufite imbaraga z'Imana, imbaraga z'Imana zibasha kunesha, imbaraga z'Imana zibasha gusenya, imbaraga z'Imana zibasha guhindura amateka, imbaraga z'Imana zibasha gukura. Akavuga ati hoya, ati tugomba gushaka ariko ibitambo. Igitambo kari Yesu Kristo watubambiwe. Ubundi mama Fabiola cyangwa se mama Sorombo ari gushaka igitambo cyiki, byaramucanze, yagize agahinda bitewe n'ibyo yakoze cyangwa se bitewe n'ibyamubayeho, yagize agahinda gakomeye, atangira kwibaza ibintu byinshi, biramushobera, biramucanga, ndetse atekereza ku mugambi w'Imana. Aravuga ngo Imana yari yabigizemo uruhare. Imana ntabwo yigeze igira uruhare mu buzima bw'umukobwa ye gupfa, ahubwo wowe bitewe n'ibintu wakoze cyangwa se bitewe n'ibintu wowe wakoreye Satani na nyabinge wakoze, nicyo gituma bawe ndetse batazigira baba mu buzima bwiza. Ariko ni wizera Imana, ukamara amazi, ukegera Imana, ukava mu bapfumu koko, ukava irodobari, ukava kwa makiri, ukava mu busambanyi, ukava mu kuroga, ukava mu kugambana, ukava mu bupfumu, ukava mu kujya gushaka imiti, ukava mu guteka umutwe, ukegera Imana. N'abawe n'abuzukuruza n'ubuvivi n'abazagukomokaho, abo ngabo bazaba bagaciro, bazaba abanyamumaro, bazabera benshi umumaro, bazahindurirwa amateka, bazahindurirwa umugisha, kubera yuko wemeye kuva mu bibi. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ako kanya bakomeje kwiganirira, ariko uko baganira ni nako ndetse uwitwa ndetse umuvandimwe we amubwira ati ariko ubwo urumva ibitambo watamba ari ese urashaka gutamba Sorombo? Ati kose bari ukunda cyane. Undi aramubwira ati Sorombo ntabwo yandushaho gukunda. Ati none ushatse kuba ari njye watamba. Ati njyewe rero nitwa Cira Birarura, ntabwo bishoboka. Ati kubera ko njye amaraso yasa ndiho, kandi njyewe yego na utagira intege nkeya, ariko njyewe ntabwo meze nkawe. Haya basi katurore. Ako kanya tugaruka kuri Kiramani, tugaruka no ku muntu bita ndetse Miki. Aramubwira ati ariko ubundi Kirama, ubundi urankunda? Ati cyane. None iyo mpeta uracyayambaye mu biki? Hey! Kiramani ati nta mpeta nambaye. Kandi impeta ndi kuyibona uyambaye. Ati reka nta mpeta nambaye. Mwe muri kureba iyi filime ntabwo muri kubona impeta Kiramani afite? Ati singiyi impeta. Ati reka sasa Miki agerageza kuyikuramo biranga. Ese Kiramani yafashwe? Dayimoni Teta yagarutse, bimeze gute? Kuko Kiramani wari kuvuga ngo ntago impeta nyifite, kandi twebwe tuzi ko Kiramani kuva kera kose yari yambaye ikintu cyitwa impeta. Kandi wowe uri kureba iyi shusho uri kwitegereza neza impeta ko Kiramani agize gute, afite iki? Afite impeta cyangwa se yambaye impeta. Ese biraza guherera hehe? Biraza kurangira gute? Biraza ndetse kuba bimeze gute? Katrore. Kiramani avuga ati ariko ubundi Biki, ubundi wasaze? Tinjasara tari kono naka nakumira. Ni gute umbwira ngo nasaze kandi ndi kukwereka impeta? Dore impeta ngiyi ndi kwikuramo ikanga no kuvamo. Ati ngiyi impeta. Ati nawe irebere. Kiramani yareba akabura impeta. Nyamara dayimoni yagarutse. Murarye muri menge inshuti z'umusaruro. Dayimoni yagarutse kandi ni musenge. Ni musenge mu amaso mukubete uyu muzimu, kuko uyu muzimu nagomba kugenda mu buzima ndetse bwa Miki ndetse n'uwitwa ndetse Kiramani. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Kiramani yarumiwe, arashoberwa, amera nk'umusazi, biramucanga. Miki aramubwira ati reka
niyo mpamvu nge nawe tutagomba kubana, kubera yuko ibyo ndi kubona ni ibidasanzwe, kandi wowe ndabona ibyawe ni amateka. Reka ati iyo mpeta utarayikuramo ntabwo bigira gute, ntabwo bishoboka ko twakongera kuvugana. Kiramana ati ariko ati ubundi uri mu make. Ako kanya Kiramana bayigire muri telefone. Sasa mu kujya muri telefone Miki nawe navugirwamo aba ayimwatse. Kiramana ati ma telefone baramamagaye. Undi ati ntayo nguhaye. Atoke ati noneho ati nahubwo ndeba ndayimena. Aturayimena kuri telefone niguriye yanjye. Ndaramukira amugata ariko uri nuvuga ngo iguriye yawe si muri company yanjye, kampani yanjye siyo byose bibamo. Ati dore ko amenyere kwica amafaranga nabi, atugenda uje kuri konte kuri banki ugura indi. Ako kanya Kiramana biramucanga, Kiramana arashoberwa. Ndagira kuri kintu narebe barakwereka. Sasa dukomeje season yacu, ndagira ngo nawe witegereze neza Kiramana niba ari muzima, niba yahindutse. Ndagira kuri kintu narebe wibuke Mama Sorobo yaravuze ngo iki kibi kizazana imbaraga, ngo kandi kizaza kirimbura, ngo kizaza kirimbura. Ariko abantu benshi bataye kwizera, babonye Imana yakoze imirimo mu gihe ndetse barimburaga, iki kibi cyarimbukaga, babonye iyo Mana yataye agaciro. Ariko ndagira ngo ubwire ngo wicike intege, nubwo bimeze gutyo hejuru y'imbaraga za Satani hari imbaraga z'Imana, kandi imbaraga z'Imana zibasha gutwika, zibasha gusenya umuroza agashya gakongoka. Kadukomeze season yacu. Abakobwa ibintu bakoreye Bobo baramunyuzuye. Bobo bamweretse umujyi, Aisha ndetse na Claudia bamweretse umujyi kabisa. Ako kanya nibwo ndetse sheri we yazaga. Hanyuma mukuza, hanyuma bahita bagaragaza ko batigeze banyuzura Bobo cyangwa se batigeze bamukasira. Ako kanya baratangira ngo bari barimo bamubaza, bamuganiriza, ngo bamubaza utuntu ngo ndetse tujyanye n'ibidayimoni. Ngariko ati nibyo twatirimo tumubaza. Bobo arumirwa, yabonye abakobwa aratangara. Ati dore ukuntu areba Bobo byaramucanze, arashoberwa, yibaza ari ibiki biramuyobera. Bimubara avuga ati abakobwa ati ni hatari kabisa. Ati noneho ati ibyo mbonye ati ni shano, ati nakumiro noneho. Ati abakobwa ataha. Ako kanya Aisha abwira Claude aramuga ati tugende da tubasige bari kuganira. Ataguruka ariko tugende. Claude adoruka rero. Ako kanya baragenda. Bamaze kugenda Bobo ariruhutsa, aravuga ati urabizi n'ibintu ati mbega abakobwa ati abakobwa ati nakumiro. Ati tugaruka ku mutaramakuru wacu, arimo arandika, ariko ibyo yandika ngari kwandika igitabora. Agiye kwandika igitabo cy'imizimu se, arandika igitabo cy'umuntu wapfuye akazuka se, ngaho nawe mbwira arandika gute? Ako kanya nibwo ndetse mugenzi we yazaga, amaze kuza aramubwira ati ndagira ngo abwira Nana ngo ndagira ngo umpa amakuru ndetse utangira umbwire uburyo wabuze, uko byagenze kugira ngo ubure. Nana arangije amubwira ati reka nkubwire Jojo, reka kwinjira mu buzima bw'abandi bantu, kandi niba ushaka kubaho ibintu bireke. Buriya hari abantu benshi bakunda umudomo, babona ikibi kibaye kuri mugenzi, bakirukanga kuvuga, bakirukanga kwandika. Ngaho uzarebe kuri YouTube biba byacitse, byayobye, bavuze ivuzi ryabaye ryinshi, byabacanze ndetse bavuga bene se. Ariko ndagira ngo mubwire ngo nyamara yubaye maso ugasenga, ukegera Imana, ibintu birahinduka. Si ngombwa ngo uvuge mwene so, umuvuga amagambo atari meza. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Ndetse witwa ndetse Nana yarumiwe, biramucanga aravuga ati ariko nge nta kintu na kimwe nakubwira. Tugaruka hakuno. Kumbi Devu yagarutse muri iyi nzu, yagarutse kwa Teta, aje kureba iki? Ndagira kuri cyo narebe, dore ukaza hengeze. Kumbi dore ukagenda, kurikira irebere nawe wibuke aje ahangaha, kandi bafite umugambi wo kugarura Teta mu buzima, cyangwa se akava ndetse kuzima akagaruka. Kumbi ako kanya acitegereza imbere, yabonye cya gipupe. Hanyuma akibona cya gipupe, ako kanya yaragitoye. Kuri cyo narebe, akimara kugitora yarasetse, araseka cyane, yitegereza cya gipupe, araseka cyane. Ukari guseka ako
kanya Jojo yaraje yihuta, akiza ako kanya dore Devu arimo araseka, nibwo yakubitanye ndetse na Devu agira ubwoba, aravuga ngo ni muntabare, ndagira ngo ukurikire unarebe ese birarangira he. Dukomeze muri season zitaha. Bye bye, turabakunda. Yo, shalom shalom. Jambo ry'Imana riravuga ngo nuko ngo wasiwe ugwishije ishyano kubera ko umanukiwe umubi Satani. Rero ni mube maso bene data, mutagwa mu mwoshya, kubera ko umwanzi ari hanze ahangaha kandi yasamiye kuconcomera abana b'Imana. Imana